Yesu ko yatubabarijwe murebe Yesu kundwana se amenetse umutima se nitwe yapfiraga kumusaraba tumwizera ariko ntiyamera bantu mukundu mwami nimushime Yesu umukozi wacu nitwe yapfira kumusaraba tumwizere ntiyamera bantu mukundu mwami nimushime Yesu umukozi wacu. Amen. Tugeze ku munsi wa kane muri ya minsi turi kwiga ibyerekeranye n'urugendo rw'umwami wacu Yesu Kristo mu cyumweru cy'umugisha w'abera twacunguriwemo. Mu buryo bw'iyo minsi nubwo ari kuwa kane usanzwe twita jeudi, ariko mu buryo bw'isomo ryacu ni umunsi wa gatanu. Tumaze kureba ibyabaye mu minsi ine ya mbere duhereye ku wa mbere w'iminsi 7 washize, tugeze rero kuri uyu munsi wa gatanu w'urugendo rwe kugira ngo turebe ibyo Yesu yawukozeho. Twaraye tuvuze ku munsi w'ituze, umunsi w'ituze umwami Yesu yagize aturije imbere ya se, arimo areba ibikorwa byabaye kuri uwo munsi. Tuzajya tumuririmba tumushima, ketuma niyumvisemo gutangiza akaririmbo gatoya kubera yuko yatugiriye neza yo gahora ku ngoma. Uyu munsi rero ni wo munsi Yesu yabwiye abigishwa be kujya i Yerusalemu kumutegurira ibya Pasika kugira ngo basangire nk'uko umuhango w'abayuda wari uri. Noneho igice cya 13 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, reka turebe igikorwa kindi Yesu yakoze uwo munsi wo kuwa kane. Ni umunsi yakozemo ibintu byinshi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, tiyigeze aruhuka. Yawukozemo ibintu byinshi kuko ari nawo munsi yagombaga gusorezaho imirimo ye yagombaga gukorana n'abigishwa be akiri muri uyu mubiri. Icyo cyatumye rero awukoramo ibintu byinshi. Igice cya 13 n'umurongo wa mbere haratubwira ngo umunsi wa Pasika utarasohora, Yesu amenye yuko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Amen. Bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yari yamaze koshya umutima wa Yuda Isikariyota mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu amenye ko se amweguriye byose kandi ko yavuye ku Mana kandi ko asubira kuri yo, ahaguruka aho yariraga, yiyambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyeza, ahera ko asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa be no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Umurongo wa 12, nuko amaze kuboza ibirenge yambara imyenda ye, arongera aricara arababaza ati, aho mumenye icyo mbagiriye? Munyita shobuja n'umwigisha, ibyo mubivuga neza kuko ariko ndi koko.
nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Ni ukuri ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja, kandi intumwa itaruta uwayitumye. Nimumenye ibyo, murahirwa niba mubikora. Amen. Iki ni kimwe mu bikorwa umwami Yesu Kristo yakoze kuri uyu munsi wa gatanu w'urugendo rwe muri iki cyumweru. Munsi yakozeho byinshi nk'uko twabivuze, ariko akora iki gikorwa nyine dusomye. Yashakaga kwigisha abigishwa be guca bugufi, ariko cyane cyane harimo ibanga ryo kubigisha kwezwa, kuko haruguru mu mirongo tutasomye Petero yashatse guhakanira umwami Yesu Kristo ngo ya rwose ntabwo yarakwiye kumwoza ibirenge, ari we ahubwo niwe wari ukwiye kumwoza ibirenge. Yesu aramubwira ati nindakoza ntaho tuzaba duhuriye. Aribwo Petero yavuze ati niba ari uko bimeze databuja, ntunyoze ibirenge gusa, ahubwo umese no mu mutwe unyuhagira umubiri wose. Nibwo Yesu yamubwiye ati kuhagirwaho mwaruhagiwe, ariko koga ibirenge nicyo kiba gisigaye ku muntu wuhagiwe. Ibyo biravuga iki? Biravuga yuko umunsi dupfukama tukihana ibyaha byacu bya gipagani, tukava mu byaha rwose tukiyemeza gukora urugendo rwa gikristo ruva mu isi rujya mu ijuru. Wa munsi twuhagijwe amaraso ya Yesu, dukurwaho ibyaha by'abapagani. Ubundi nta mukristo ukwiriye gushakirwaho ibyaha by'abapagani, ibyaha byo kwihandagaza, ibyaha by'ibyitumano, ibyaha byo kwigiza nkana. Wabona hari ikikugwiririye ariko kitari cya kindi gishishana gikabije. Hari abajya bavuga ngo ibyaha byose birareshya, ariko no, ntabwo ibyaha byose bireshya. No mu isezerano rya kera hari ibyo Imana yemeraga ko babizanira ibitambo bakababarirwa, ariko hari ibindi yari yaravuze ngo ukoze mwene ibyo we ntibakajye bakira igitambo cy'ubwo bajye bamushyira ku gasozi bamwicisha amabuye. Ubwo rero abavuga ngo ibyaha birareshya, ngo wishe umuntu, ngo n'uwamututse n'uwagize gute, ngo bose nicyo kimwe, ngo warebesheje ijisho ngo akifuza, ngo ni kimwe n'uwasambanye, ngo byose nicyo. Oya, mujye mwirinda cyane kugeneraliza ibintu byose ngo mubishyire mu gatete kamwe, kubera yuko Imana yacu ntinegurizwa izuru. Izi impanuka umuntu yagize agacumura ariko atabikuye ku mutima ngo agambirire ibibi anabikore, izi rero ni ibyaha nyine rwose abantu bakoze babigambiriye kandi babikuye ku mutima, kubera kugira ngo banezeze imibiri yabo. Hano rero kuhagirwa Yesu yashakaga kuvuga no gukurwaho mwene ibyo byaha bikomakomeye, tukinjira mu itorero tukaba abana b'Imana. Kwinjiramo no kuba abana b'Imana ibyo ntibivuze ngo tugeze aho umwanzi atageze imyambi. Na Paulo yaravuze ati nshaka gukora ibyiza ngahirimbanira gukora ibyiza, ariko nkumva ibibi byanyitambitse byantanze imbere. Mwene ibyo bibaho rwose. Bikaba bidusaba rero kugira uyu muco mwiza wo guhora dushyira Yesu ibirenge byacu ngo atwoze ibirenge. Ni kwa kwezwa tuvuga, ni kwa kwezwa umwuka wera ahora atubwira nimwiyeze bwoko bwanjye. Ni ukuvuga turi ubwoko bw'Imana, ariko dukwiye kwezwa. Titurageraho umwanzi atageze imyambi. Amaso yawe ashobora kugucumuza ukaza kwisama wasandaye. Amatwi yawe yagucumuza kubw'ibyo wumvise. Amaboko yawe yagucumuza ukumva wakora ko ibitagize umumaro. Imyifurize yo mu mutima yagucumuza. Wahura n'ikintu kikubabaza kugeza ubwo kiza kuva mu mubabaro kikagutera uburakari n'umujinya, waza kwisubiramo ugasanga burya uko wabyitwayemo siko wagombaga kubyitwaramo. Niyo mpamvu rero dusabwa koga ibirenge. Uwuhagiwe ngo nta kindi abagishigaje keretse koga ibirenge. Nicyo gituma dukwiriye rwose kumenya neza icyo dukwiriye gukora. Nta kindi kidukwiriye niba twaramaze kuwagirwa, ariko dukwiriye no kumenya yuko uwuhagiwe aba akwiriye koga ibirenge, kuko bigenda mu musenyi w'iyi si, bigenda
byandura hato na hato, kubera yuko muri biriya bihugu by'uburasirazuba bwo hagati cyane cyane nyine hariya mu gihugu cya Isiraheli, cyari igihugu kirangwa n'umusenyi kubera umuyaga wo mu butayu, kandi kikarangwa n'umucanga mwinshi. Inkweto bambaraga muri iyo periode ya Yesu zari za rugabire cyangwa se za sandari, ku buryo rero kwandura ibirenge byarihutaga cyane ubijyanye mu mubiri. Bivuga ngo natwe isi ducamo irimo umusenyi mwinshi wo gukiranirwa kw'abantu. Kwandura rero hato na hato rwose bigenda bitubaho, ariko dufite umukiza wacu wadusukiye amazi ku mbehe kugira ngo ahora twoza aho n'utwo tuntu rwose twagiye tukwanduza. Nicyo gituma aho wanduriye hose kumva hari akantu kabi katavuga Imana, ukwiye guhera kumubwira uti dore bya birenge bigiyeho wa musenyi wo muri iyi si, ntunganya mwami kuko wabikoze mbere yuko ujya ku musaraba. Icyo nicyo Yesu yashakaga kudutoza, ariko anadutoza guca bugufi n'ushaka kuba mukuru mu bandi akemera gukora iby'ubugaragu, aho yababwiye ati ntimureba se ko ndishoboje nkaba mbogeje ibirenge, nuko namwe mubigenze mutyo, buri wese ajya ashyira mugenzi we imbere. Amen. Imana izajya bidufashamo kugira ngo tumenye icyo twiga muri iyi mirongo. Uwo munsi rero nanone si icyo gikorwa gusa Yesu yakoze, ahubwo yanatanze impuguro nyinshi cyane ku bigishwa be. Mu gice cya 14 niho yababwiye ati kandi ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa data hari amazu menshi, yaba atarahari mba mbabwiye ko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye aho ndi namwe muzabeye. Ariko yabwiraga ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Aho rero icyo gice cya 14 yabahuguye n'ibindi byinshi kandi byiza by'ingirakamaro. Niho yabasezeranyirije kuzaboherereza umwuka wera. Ku murongo wa 15 havuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka wera w'ukuri, tibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Abasobanurira rero agaciro umwuka wera azabagirira. Urumva ko wari umunsi w'umurage arimo abasezeraho rwose, kugira ngo bamenye neza icyo bakwiriye gukora. Kandi hano ntabwo ari byo yakoze gusa, ahubwo ni nawo munsi yasangiye n'abigishwa b'ifunguro rya Pasika rya nyuma, aho yababwiraga ati iyi Pasika nifuje gusangira namwe ntarababazwa, ntabwo nzongera kuyirya ukundi kugeza ubwo tuzasangirira vino nshya mu bwami kwa data. Uwo munsi niho yabasigiye umurage w'ifunguro ryera kugira ngo bashobore kuzajya bamanyagura umutsima basangirire ku gikombe, bibuka umubiri n'amaraso bye bigiye kumeneka cyangwa byamenetse ku bwa benshi. Nyuma y'ibyo rero muri iki gice cya 14 amaze kubasobanurira ibyo byose, nibwo mu gice cya 15 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, turacyari mu bikorwa by'uyu munsi umwami yakoze, niho yababwiye ko ari umuzabibu kandi ko data ni nyirawo uwuhingira, abasobanurira n'ibindi byinshi. Niho yababwiye ati muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka, sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atamenya ibyo shebuja akora, ariko inshuti isobanukirwa byose kandi kakirwa neza mu rugo rw'inshuti yayo. Ku murongo wa 14 w'igice cya 15 niho dusanga mwene ayo magambo. Ndetse ku murongo wa 18 atangira kubabwira uko abisi bamwanga kandi ko nabo bazabanga, kugira ngo nibiba bazamenye ko yabibabwiye. Ariko arababwira ngo umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri data, niwe mwuka w'ukuri ukomoka kuri data azampamya, ngo kandi namwe muzampamya. Ajya kurangiza icyo gice niko yababwiye. Noneho rero igice cya 16 ababwira yuko bazanarenganwa, ariko ku mwuka wera azaba bari bugufi kugira ngo akarengane kabo katazatuma bamwihakana. Kandi niko byagenze koko, intumwa zose zagiye zicwa urupfu rubi rw'agashinyaguro, ariko ntizigeze zihakana umwami Yesu Kristo.
umwuka wera ni mwiza. Na Petero wari umunyabwoba, muribuka ko nyuma yo kuzura umwuka wera ariho yahamije yuko uwo babambye bakamwica ko ari ukoze icyo bareba, kandi yaje no gupfa urupfu rw'akarengane akemera ko Yesu ari umwana w'Imana, ko ari umukiza we. Nuko ibyo byose ni imbaraga z'umwuka wera zishoboza abantu gukora ibyo. Noneho rero uwo munsi niho yasenze isengesho rya gitambyi. Haleluya. Isengesho rya gitambyi ryo gusabira noneho abamwizeye, abariho icyo gihe n'abagombaga kuzakurikiraho hanyuma. Natwe turimo gice cya 17 cyose kirkwereka iryo sengesho umwami wacu Yesu yasenze asabira abazamwizera bose. Turacyari kuri wa munsi wo kuwa kane, ari wo munsi wa gatanu w'urugendo rwe hano muri iki cyumweru cyo gucungura abari mu isi. Yesu asabira abigishwa be, hari ibindi byinshi yari amaze gukora, abasabira isengesho uzasoma nyine muri iki gice cya 17. Ariko ku murongo w'icyenda aravuga ngo ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe. Bavandimwe, kuri uyu murongo ndagira ngo tujye kwitondera ibyanditswe. Ni ukuvuga ngo iri sengesho ni umwihariko w'abamwemera, w'abamwizera, w'abihannye ibyaha bakemera kuba abana b'Imana. Ntabwo ari isengesho aravuga ngo sinsabira ab'isi. Muri iri sengesho niba ushaka gufata ku migisha iri muri iri sengesho, va mu b'isi winjire neza mu bantu b'Imana, uraba winjiye neza mu masengesho akwiriye umuntu w'Imana. Kuko aravuga ngo sinsabira ab'isi, nsabira abo wampaye. Ndashima Imana ko mubo yagabanye nanjye ndimo. Haleluya. Nawe kandi unyumva, nawe bigutera agafiyeri mu mutima wawe ko mubo yasabiye mu iri sengesho nawe urimo. Sinsabiye ab'isi, nsabiye abo wampaye. Mubo yamuhaye natwe turimo, turabishimira Imana. Turifuza ko nawe wumva gutarimo ihuta ujyemo, haracyari umwanya wawe muri we wo kwinjira ukajyamo, kugira ngo nawe ubusengeye muri iri sengesho. Noneho ngo agere ku murongo wa 14 yabwiye Imana ati aba bantu nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanga, kuko atari ab'isi kuko nanjye ntari uw'isi. Sinsaba ko bakura mu isi, ahubwo barinda umubi. Si ab'isi kuko nanjye ntari uw'isi, uberesha ukuri ijambo ryawe niryo kuri. Uko wantumye mu isi nanjye niko mbatumye mu isi, kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo nawe bereshejwe ukuri. Sinsabira aba bonyine, umva aho turi natwe, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babe umwe nk'uko uri muri nge Data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere yuko ari wowe wantumye. Umurongo wa 24 nawo ngukunda cyane muri iri sengesho, aho yavuze ati Data, abo wampaye, abakirisitu, abana b'Imana, abanyemera, ndashaka ko aho ndi nabo bazahabana nanjye, ngo babone ubwiza wampaye, kuko wankunze isi itararemwa. Amen. N'ibindi byinshi wazasomera isengesho ryose umwami Yesu Kristo yasengeye abazamwizera. Hariya ngo ntabwo nsabira aba bonyine turi kumwe, ndasabira abo uruherekane rw'ibihe, abazagenda banyizezwa n'ijambo babwiwe n'abandi, nabo barisigiye nabo bakarisigira abandi, abazajya binjiramo bose nibo nsengeye, nsabiye ibyo byose. Imana idufashe. Turakomeza no kuvuga iby'uyu munsi, kuko wakozwemo ibintu byinshi nshaka ko tubivuga tukabirangiza neza tutabivangiye.